Turabasuhuje mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Ketty Bashabe rwiyemezamirimo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, akaba afite ibikorwa byinshi yikorera, akaba afite n'ibindi akorana n'abandi. Ni icyamamare kuko arazwi mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Akurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari mu bantu bakunzwe kurebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ketty Bashabe yavuze ibijyanye n'ibikorwa bye ndetse avuga n'ibijyanye n'ibyavugwaga ku rukundo rwe n'umukinnyi Sadio Mane. Mu kiganiro yagiranye na Radiyo Rwanda yavuze ko Ketty Bashabe ari umuntu ukunda abantu. Ketty Bashabe bamubajije intego n'inzozi yakuze afite, yavuze ko yakuze afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye wikorera kandi w'icyitegererezo. Ketty Bashabe yatangaje ko yatangiye gukorana na MTN bwa mbere agitangira gukora ibikorwa bye by'ubucuruzi. Mu bucuruzi Ketty Bashabe akora yavuze ko harimo ubucuruzi imideri, ubwubatsi, ubuhinzi ndetse akaba afite n'andi makampani agenda akorana nayo mu Rwanda. Ketty Bashabe kandi yavuze ko kwamamara no kumenyekana kwe bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, gusa ngo kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba kugira intego, ukagira icyizere, ukagira intego ihamye ushaka kugeraho, bikaba biri mu byo yifashishije bikanamufasha kugira ngo agire icyo yageraho. Kugira ngo ageze aho ageze ubu, Ketty Bashabe yavuze ko yaharaniye rwose kugera ku ntego yiwe. Ketty Bashabe yavuze ko mu byo wakora byose utabura guhura n'imbogamizi. Yavuze ko utagomba gucika intege mu byo ukora byose kuko utazabura challenge mu byo ukora, ndetse ntuzabura n'ibigenda biguca intege, ariko ugomba gukora cyane kugira ngo ugere ku ntego zawe kandi ukirengagiza ibyo ari byo byose byaguca intege. Yatangaje ko ari umuntu usanzwe ndetse abona ko ibyo afite nta birenze kuko byose tubihabwa n'Imana. Hari byinshi byagiye bivugwa ko Ketty Bashabe akundana na Sadio Mane, umukinnyi ukina ku mugabane mu gihugu cy'Abarabu, akaba akomoka mu gihugu cya Senegal. Hari ibyagiye rero bivugwa ko Ketty Bashabe akundana na Sadio Mane. Ketty Bashabe yavuze ko nta rukundo rwigeze ruba hagati yabo bombi, ahubwo ari ibihuha kuko byatangiye yagiye kureba umupira nawe abyumva bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, kuko ngo ibintu byose bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ntabwo byose biba ari ukuri. Rero akaba avuga ngo n'ibyo rero byatangazwaga ko hari urukundo ruri hagati ya Sadio Mane na Ketty Bashabe atari byo. Nguwo rero Ketty Bashabe mukurikirana muri benshi ku mbuga nkoranyambaga. Mwakoze kudukurikirana, mukomeze mukurikirane Christmas TV show mukora like na subscribe ku batarayikora, mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.